ikintu nashimira abanyamakuru badufashije kwemera kagapfukamunwa ari kashobora kudufasha. Ikitangazamakuru ryadufashije kuri COVID-19 nuko yajyaga idutangariza uko tugomba kwifata muri COVID. Itangazamakuru ryaradufashije kuko ryadukoreye ubuvugizi, rikomeza kusensibiliza abantu gukomeza kwitwararika no gukurikiza amabwiriza ya COVID-19. Itangazamakuru ryagize uruhare rukomeye cyane mu guhangana n'icyo cya COVID binyuze mu biganiro bitandukanye twagiye dukora ku maradiyo, inkuru zagiye zandikwa. Nk'abanyamakuru rero muri rusange hari ikitangazamakuru ryakoze akazi kenshi nk'uko mubizi, akazi ko kumvisha abanyarwanda cyangwa se abaturarwanda cyangwa se n'abandi kumva icyorezo cya COVID-19, kukimenya, hari ukugisobanukirwa, hari ugusobanukirwa uburyo kirindwa. Rero ntabwo amagambo aje gushimira itangazamakuru kuko byatumye aho twe tutagera amajwi n'amashusho yanyu birahagera kandi bigatanga ubutumwa bwihuse. Ibikorwa byose bijyanye no kurwanya COVID n'imibare n'uburyo bikingije ku buryo bwihuse, tubwire ko itangazamakuru ryagize uruhare rukomeye cyane. Uyu muntu ni umuhindi waje mu Rwanda tariki 8, nyuma y'iminsi 6 agira ibimenyetso by'iriya ndwara, aza kwivuza ku bitaro bya Kibagabaga. Tuyimukekamo, hanyuma dufata ibipimo byagaragaje ko arwaye iriya ndwara ya COVID-19. Nuko inkuru ibaye impamo gutyo ko icyorezo cya COVID-19 cyageze mu Rwanda. Aha hari tariki 14 Werurwe mu mwaka w'2020 ubwo uwari Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr. Daniel Ngamije yatangazaga iyi nkuru. Inzego zose harimo n'itangazamakuru zarahagurutse zifata iya mbere mu guhangana n'iki cyorezo. Niyo mpamvu Ibendera TV ku bufatanye n'ihuriro ry'abanyamakuru barwanya sida mu Rwanda abasirwa twashatse kumenya uruhare itangazamakuru ryagize mu gufasha abaturage mu guhangana na COVID-19 by'umwihariko mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Nitwa Bikorimana Jean Damascene. Ikintu nashimira abanyamakuru badufashije kwemera kagapfukamunwa ari kashobora kudufasha. Ko twabategaga amatwi twakurikiza ibintu muvuze, especially udupfukamunwa, sanitizer twabikiraga imbere ko namwe babivugaga mwaradufashije rwose. Nitwa Nyirabufite Vestine, nuruka muri aka karere ka Rubavu, umurenge ni wa Rubavu, akagari na Kagikombe. Ikitangazamakuru ryadufashije kuri COVID-19 nuko yajyaga idutangariza uko tugomba kwifata muri COVID. Nituzajya tugenda guhurira ahantu abantu benshi bari tutikingiye, nituzajya tugenda tudakarabye intoki, nkanjye ndi umuntu w'umucuruzi, tugashiraho kandagira ukarabe, tugashiraho uburyo bwo kwirinda no kwambara agapfukamunwa mu buryo bwose bajyaga badutangariza. Nitwa Mukakabayiza Cecile. Baravuga ngo nta COVID ihari, ngo ahubwo ngo ni uburyo ngo leta ngo ishaka kwinjiza ibintu byayo mu baturage, ndetse bamwe banga gufata inkingo. Murabizi itangazamakuru ryaradufashije kuko ryadukoreye ubuvugizi, rikomeza kusensibiliza abantu gukomeza kwitwararika no gukurikiza amabwiriza ya COVID-19. Ubwo rero urumva mu by'ukuri itangazamakuru ryabaye mu kazi kose. Abikorera nabo bashima umusanzu w'itangazamakuru. Uyu akaba ari Rusanganwa Leo ushinzwe ibikorwa by'ubuzima muri PSF. Itangazamakuru ryarakoze pe. Mu by'ukuri washaka kubyuka ugasanga amakuru mashya. Itangazamakuru ryarakoze kandi ugasanga amakuru ari amakuru yizewe, cyane cyane ko Minisante na RBC baga batugejejeho amakuru yuko byiriwe. Ariko ubundi iyo ugiye kureba amakuru yatangwaga mu binyamakuru yafashije abikorera ko kumenya hano hanze hifashe hate, ese umuntu ndetse buriya no gukurikiza ingamba. Yo kubibona byanditse mu kinyamakuru uravuga uti aya makuru mbonye arizewe, noneho yageze ku baturage muri rusange bamenya ukuri guhari. Rero itangazamakuru
ryakoze akazi kadasanzwe. Nyuma yo kumva icyo abantu banyuranye bavuga, reka noneho twumve ba nyir'ubwite ari bo banyamakuru. Ese babikoze gute kugira ngo uyu munsi babe bashimirwa uruhare rukomeye nk'uru nguru? Nitwa Sabune Olivier, nkaba ndi umunyamakuru mu Rwanda. Itangazamakuru ryagize uruhare rukomeye cyane mu guhangana n'icyo cya Covid, binyuze mu biganiro bitandukanye twagiye dukora ku maradiyo, inkuru zagiye zandikwa ku bitangazamakuru byandika, ku bigaragaza amashusho. Urumva rero icyo mu by'ukuri yari uburyo bumwe bufasha haba mu bitekerezo byatwanaga n'inzego z'ubuyobozi, kuko itangazamakuru rigera ku bantu benshi kandi mu gihe cyihuse. Kandi icyo gihe urazi ko gukora inama byaragoranaga, ku buryo rero nk'umuturage iyo yashiraga nk'urushinge rwe kuri radiyo runaka, ibiganiro byinshi icyo gihe byagiye bigaruka cyane cyane ku bukangurambaga. Twagiye dutumira abayobozi batandukanye cyane cyane b'ubuzima, ab'inzego z'ibanze, ndetse no ku rwego rw'igihugu mwagiye mubabona ibitekerezo cyangwa se ingamba cyangwa se amabwiriza menshi yagiye aca mu bitangazamakuru. Rero mu by'ukuri uwavuga ko itangazamakuru ritagize uruhare mu guhangana n'icyorezo cya Covid yaba yibeshe cyane. Ahubwo ntekereza ko ubuyobozi bwagombye gushyira imbaraga mu gukorana n'itangazamakuru ndetse bukanabongerera ubushobozi. Amazina yanjye nitwa Dukwishatse, nkaba ndi umunyamakuru uri mu rugaga rw'abanyamakuru bakora ku nkuru z'ubuzima, ariko cyane cyane kuri sida. Nk'abanyamakuru rero muri rusange hari icyo itangazamakuru ryakoze akazi kenshi nk'uko mubizi, akazi ko kumvisha abanyarwanda cyangwa se abaturarwanda cyangwa se n'abandi kumva icyorezo cya COVID-19, kukimenya, hari ukugisobanukirwa, hari ugusobanukirwa uburyo kirindwa, hari no gusobanukirwa ingamba zafatwa, harimo no gufata inkingo. Itangazamakuru ryagize uruhare rukomeye cyane, bigaragara yuko abantu bamenye akamaro ko gufata urukingo rumwe, ebyiri, eshatu cyangwa se kugira kuri enye, bitewe bakaba bameze neza kandi imikorere ikaba yarakomeje nk'uko bisanzwe. Ubuyobozi nabwo busanga nta warenze ijisho umusanzu utagereranywa w'itangazamakuru mu gufasha abaturage guhangana no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Amazina ni Innocent Irushwa Amaboko, ndi umukozi mu bitaro bya Gisenyi, nkaba ndi umuyobozi wa laboratoire y'ibitaro. Nk'uko mwari mumbajije, umusanzu w'itangazamakuru ntawawushidikanyaho, urafatika, buri wese ureba arabibona, kuko kugeza uyu munsi kuba umuntu ashobora kwibwiriza kwambara agapfukamunwa, kawe nubwo bitakiri itegeko, usanga ari wa muco bafite aho abantu bakuye. Ikindi ni gahunda ya guma mu rugo, ubona ko itangazamakuru yagize uruhare rufatika. Rero mwumva nk'aha ngaha nabonye itangazamakuru ryaragize uruhare runini kuba uyu munsi wa none tuvuga ko icyorezo kitagifite ubukana nk'ubwo cyari gifite mbere, kabone n'ubwo kigihari, ariko itangazamakuru ubona ko ryagize uruhare rufatika kandi rukomeye kugeza uyu munsi wa none mu guhangana n'icyorezo cya Covid. Muzi ko RBC buri munsi yatangaga iriya mibare, bamwe mu binyamakuru ari bikoresha amashusho, ari bikoresha amajwi, ari n'ibyandika, na website zanyu mwagera muyishyiraho, bigatuma abanyarwanda bamenye uko bihagaze. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, kubera gushyira imibare hanze mukanayimenyesha abaturage, byatumaga cyangwa bigasobanura n'ubukana bw'imbaraga zikenewe mu kurwanya Covid. Muribuka neza ko hari ahantu abaturage bageze ubwo bakajya bavuga bati tukwiye kugira gute, tukwiye gushyiraho lockdown. Murabyibuka nawe, hari igihe imibare tumbagiraga abantu bakabatoya tumanure twongere ingamba tukazi. Icyo rero urwo n'uruhare rwanyu rero nk'itangazamakuru, ariko by'umwihariko hano muri Rubavu byaduhaye n'umwanya uhagije wo kugira ngo dutange bwa bumenyi bwari bukenewe. Icyo ni kimwe. Ikindi, tunasobanurire zimwe mu ngamba zabaga zafashwe, cyane cyane tugeze mu gihe cyo gukingira, kubera ko abantu bafite ubwoba, byasabwe yuko ubasobanurira urukingo tugiye gutanga, ubwoko bwabwo, ingaruka rwagira, ndetse n'icyo yakuriye yagirwaho n'izo ngaruka. Mwagiye mukura inkuru zihariye kuri Covid. Ziriya nkuru
yaba iyanditse, yaba iy'amajwi, yaba iy'amashusho, nayo yatangaga ubutumwa butuma abaturage bacu binjira mu rugamba rwo kurwanya covid. Aba rero ntabwo amagambo aje gushimira itangazamakuru kuko byatumye aho twe tutagera amajwi n'amashusho yanyu birahagera kandi bigatanga ubutumwa bwihuse. Dufite itangazamakuru riri powerful ariko ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane. Ibi bikorwa byose bijyanye no kurwanya covid n'imibare n'uburyo bikingije ku buryo bwihuse, tubwire ko itangazamakuru ryagize uruhare rukomeye cyane. Ubuyobozi twebwe twemera ko udashobora gutera imbere namba udafite itangazamakuru hafi yawe. Ntabwo mbivuze kubera ko itangazamakuru iri ahangaha, mbivuze kubera the reality on the ground. Kandi tukubaha ibyo bandika, tukubaha ibyo bakora, gusa ariko kuva kuri covid, kuri ebola n'ibi byose bijyanye n'ubuzima baradufasha cyane rwose kandi tukabibona. Nibwo nabonye abanyamakuru bemera comment cyangwa bamuhamagara ushaka kumuha information akayigufasha no kwicukuma akayandika. Niyo mpamvu ubu ngubu umunyamakuru mpamagaye n'abasinzi y'abasa 8 z'ijoro mereye kuba mfite hafi ushoboye kumwitaba, kereka yenda habaye ikindi kibazo kiri tekinike, ariko nibura tugafatikanya kugira ngo dutange ayo makuru. Kubona noneho abanyamakuru bicaye baganira ku bijyanye na gahunda z'ubuzima, cyane cyane ku bijyanye na covid, abaturage bacu barikingije barikingije kandi muri campaign twifashishije abanyamakuru. Kugeza ubu iyo utereye amaso inyuma usanga koko itangazamakuru ryaragize uruhare rukomeye mu gukora ubukangurambaga binyuze mu kubibutsa gukurikiza ingamba zabaga zashyizweho nko guhana intera, kwambara agapfukamunwa, gukaraba, kwikingiza n'ibindi. Ibi akaba ari byo byatumye kugeza ubu umusaruro ushingiye ku mibare ugaragaza ko mu Rwanda abamaze gukingirwa COVID-19 kandi bahawe doze ya mbere mu gihugu hose ari abantu 10,314 n'abantu 22, naho abamaze guhabwa doze zombi z'uru rukingo akaba ari abantu 9,901 n'abantu 273, naho abamaze gufata doze ishimangira akaba ari abantu 5,628 n'abantu 817, mu gihe doze ya kabiri ishimangira abamaze kuyifata ari abantu 473. Iyi akaba ari inkuru twabateguriye kandi tukaba tuyibagejejeho ku bufatanye bw'Ibendera TV n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru barwanya sida mu Rwanda Abasirwa. Njyewe nitwa na Cretin Ntirushwa, Ibendera TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba.